Bakristo bavandimwe twongeye kubasuhuza uri kumwe nanjye Dani Yonel TV. Dukomeje n'igice cya kane mu kiganiro dusome gatigisimu. Tugiye kuganira ku bibazo bigaruka ku butatu butagatifu, ijambo ry'Imana, inema y'Umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihane namwe mwese. Nemera Imana imwe bivuga iki? Nemera Imana imwe bivuga ko twemera rwose ko hariho Imana imwe rukumbi y'urukundo n'isoko y'ubugingo, tukemera no kuyiyoboka igihe cyose. Ikibazo cya 87, ihame ry'ingenzi Yezu yaduhishuriye ku Mana ni irihe? Yezu yaduhishuriye ko Imana ari urukundo kandi ko Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ari Imana imwe, niryo bibera ry'ubutatu butagatifu. Ikibazo cya 88, ubutatu butagatifu bwatugaragarije bute urukundo budufitiye? Imana Data twohereje umwana wagize umuntu kugira ngo adukize, bombi batwohereza Roho Mutagatifu kugira ngo adutagatifuze. Igituma dukora ikimenyetso cy'umusaraba ni iki? Dukora ikimenyetso cy'umusaraba ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu kugira ngo duhamye ko twemera ubutatu butagatifu n'iyo bibera ry'umusaraba wa Yezu Kristo. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu uko bisanzwe iteka, ubahwe n'ubundi iteka ryose. Amina. Kiliziya n'umuryango mushya w'Imana. Imana ikunda abantu bose, idufitiye umugambi iki? Imana ikunda abantu bose idufitiye umugambi wo kutugira abana bayo muri Yezu Kristo, uduhuriza twese mu bwami bwayo. Umuryango w'Imana ni uwuhe? Umuryango w'Imana wabanje kuba imbaga y'Abayisiraheli, ariko guhera kuri Yezu Kristo ni Kiliziya ye, kugeza igihe azahuriza intungane zose mu ikuzo ry'Imana Data. Kiliziya ni iki? Kiliziya ni imbaga y'Imana n'umuryango w'abemera Kristo bose Yezu ahuriza mu rukundo ku bwa Roho Mutagatifu, akabayobora ku Mana Data. Inyigisho y'ingenzi yerekeye Kiliziya Pawulo Mutagatifu yatwigisha ni iyihe? Pawulo Mutagatifu atwigisha ko Kiliziya ari umubiri wa Kristo, Kristo ni umutwe, tukaba ingingo ze. Roho Mutagatifu amara iki Kiliziya? Roho Mutagatifu amurikira Kiliziya, akayikomeza kandi akayitagatifuza. Icyatumye Yezu ashinga Kiliziya ni iki? Yezu yashinze Kiliziya kugira ngo akomeze kwamamaza ingoma y'Imana mu bantu bose, ngo isingize Imana kandi itagatifuza abantu bose. Igituma Kiliziya ya Kristo ari imwe ni iki? Kiliziya ya Kristo ni imwe kuko Roho Mutagatifu ayihurizamo abemera Kristo bose, bakavuka bundi bushya ku bwa batisimu. Igituma Kiliziya ya Kristo ari ntagatifu ni iki? Kiliziya ni imwe kuko Roho Mutagatifu ayituyemo, akayitagatifurizamo ababishaka bose. Igituma Kiliziya ari gatolika ni iki? Kiliziya ya Kristo ni gatolika kuko umukiro Imana yaduhereye muri Yezu Kristo ishaka kugera ku bantu b'ibihugu byose n'ibihe byose. Umwanya n'imirimo by'abayoboke ba Kiliziya. Ijambo ry'Imana. Muri Kiliziya hari abantu Imana yashyiriyeho bwa mbere na mbere kuba intumwa, aba kabiri bagira abahanuzi, aba gatatu ibagira abigisha. Hanyuma ikurikizaho abakora ibitangaza, bafite ingabire yo gukiza abarwayi, iyo gutabarana, iyo kuyobora n'iyo kuvuga mu ndimi. Ibaruwa ya mbere Pawulo yamwandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12, umurongo 28. Umutware wa Kiliziya ni nde? Umutware wa Kiliziya ni Yezu ubwe. Yezu yashinze Kiliziya ye kuri bande? Yezu yashinze Kiliziya ye ku ntumwa 12, Petero Mutagatifu akaba umukuru wayo n'uwa Kiliziya yose. Yezu yaramubwiye ati urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye. Igituma Kiliziya ya Kristo ushingiye ku ntumwa ni iki? Kiliziya ya Kristo ushingiye ku ntumwa kuko Nyagasani Yezu yayiragije intumwa 12 n'abazizunguye, Papa n'Abepiskopi. Papa ni muntu ki? Papa ni igisonga cya Kristo, niwe uzungura Petero Mutagatifu, akaba umushumba wa Kiliziya yose. Igituma Kiliziya idashobora kuyoba ni iki? Kiliziya ntishobora kuyoba kuko Roho Mutagatifu ayirinda kwibeshya igihe cyose, itwigisha amahame y'Imana. Inyigisho zitayoba za Kiliziya tuzimenyeshwa nande? Inyigisho za Kiliziya zitayoba tuzimenyeshwa na Papa n'Abepiskopi bafatanyije nawe. Kiliziya ikuraho inyigisho zayo. Kiliziya ikura inyigisho zayo mu byahishuwe n'Imana, isanga muri Bibiliya no mu ruhererekane rw'intumwa. Abasaserdoti ni bantu ki? Abasaserdoti ni abafasha b'ime n'Abepiskopi batorewe kwigisha, gutagatifuza no kuyobora imbaga y'Imana,
bagaragara mu cyimbo cya Yezu Kristo we musaserdoti mukuru. Abadiyakoni ni bantu ki? Abadiyakoni ni abafasha b'umwepiskopi n'abasaserdoti mu kwigisha ijambo ry'Imana, mu kuyobora imihango mitagatifu no mu mirimo y'urukundo rwa kivandimwe. Abarayiki ni bantu ki? Abarayiki ni ababatijwe bose bagize imbaga y'Imana ariko batari mu nzego z'ubusaserdoti. Bashinzwe kwamamaza Kristo mu magambo no mu ngero nziza batanga, baharanira amajyambere y'ukuri y'iyi si bamurikiwe n'ivanjiri. Abiyegura Imana ni bantu ki? Abiyegura Imana ni ababatijwe Imana ihamagarira kwiyegurira Kristo n'abavandimwe babo, basezerana ubumanzi, ukwikenesha no kumvira. Mbese tugomba kugenzereza dute abakristo twatandukanye? Abakristo twatandukanye tugomba kubagenzereza kivandimwe kuko dusangiye batisimu imwe, tukaba twizeye ko urukundo n'amasengesho byacu bizatuma twunga ubumwe bwuzuye nk'uko Kristo abyifuza. Igituma tugomba kubaha abatari abakristo ni iki? Tugomba kubaha abatari abakristo kuko nabo ari abana b'Imana, bakaba bakurikiza umutimanama wabo, ariko ntitugashidikanye kubamenyesha inkuru nziza kuko nabo Kristo abahamagarira guhabwa ubugingo bw'Imana bwuzuye muri kiliziya ye. Abashinzwe umurimo wo kwamamaza inkuru nziza mu bantu ni bande? Abashinzwe umurimo wo kwamamaza inkuru nziza mu bantu ni ababatijwe bose, ubwo abakristo bose ari intumwa kandi bose bunze ubumwe na Kristo, ariko abari mu nzego z'ubusaserdoti bawushinzwe ku buryo bw'umwihariko. Abakristo bavandimwe, aha dusoreje n'igice cya 4, ndabararikira kuzakurikirana n'igice cya 5 aho dukomeje ikiganiro dusome gatigisimu. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.